ku itariki 24 Mata muri 2022. Icyo gihe wabashije kumva radio, televiziyo cyangwa abakoresheje imbuga nkoranyambaga cyane mu Rwanda baguye mu kantu. Ntabwo nzibagirwa ko umuheti yanyumye happiness. Nta kindi cyari mu bitangazamakuru kitari ISHIMWE DIE wamenyekanye ku izina rya Prince Kid. Uwo munsi nibwo ikigo cy'ubugenzacyaha RIB cyatangarije abanyarwanda yuko Prince Kid afunzwe kubera ihohoterwa rishingiye ku gitsina akoreye abari bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Twese twarumiwe, bamwe bati iminsi y'igisambi bibaze, bati yari umunsi wa 40 kuri Prince Kid. Kubera iyo mpamvu irushanwa rya Miss Rwanda ryahise risubikwa. Irushanwa ryari rimaze kwigarura imitima ya benshi guturuka ku mwari wabaga ari imbere yumva afite ubwoba bwo kumenya nimba ari uri bwambara ikamba, kugeza ku babireberaga kuri televiziyo, ari nako hacurangwaga indirimbo zitaka uburanga bw'abari. Byose byari ibyishimo gusa, kugeza ubwo inzozi za buri mwana wese w'umukobwa zari ukuzaba Miss Rwanda, kubera uburyo wambaraga ikamba yabaga yahize abandi mu bwiza, ubwenge, umuco, ndetse akanazamurirwa impano, imishinga igaterwa inkunga ndetse akanagenerwa n'amafaranga runaka. Kandi ababyitabiriye bikaba bigoye ko byasibama mu mateka, kuko abenshi bakomezaga kwitwa Miss hakongerwaho izina ryabo. N'uyu munsi niko tukibita Miss Jory, Miss Pamela, Miss Naomi n'abandi. Iri rushanwa ryari ryaramaze gutera imbere kandi ryasigaga akamwenyu ku isura y'abanyarwanda, aho buri wese yabaga yibaza uzambara ikamba rya Miss Rwanda muri uwo mwaka. Ubundi ni ryari u Rwanda rwatangiye kujya ruhitamo nyampinga uruhagarariye, ku buryo yanitabiraga amarushanwa mpuzamahanga y'ubwiza ndetse n'imideli. Ubundi ni gute Prince Kid yinjiye muri iri rushanwa rya Miss Rwanda? Ese koko n'ayandi mabanga yaberagamo tutigeze tumenya? Muhaye ikaze ku muyobora Bubex ukurikirana ibyegeranyo byiza biteguranye ubuhanga byibanda ku myidagaduro. Kanda subscribe aka kanya kugira ngo utazacikwa na rimwe ibyo tubategurira umunsi ku munsi. Ndi Aime Christian. Muhaye ikaze. Mu mwaka wo muri 2013 nibwo Nsanzabera Jean de Dieu yashyize igitabo hanze cyitwa Imizi y'u Rwanda. Muri iki gitabo harimo ifoto igaragaza abari babiri bari bahagarariye abandi mu bwiza, ubwenge n'umuco mu Rwanda mu 1910, mbere y'intambara ya mbere y'isi yose, ubu u Rwanda rwari munsi y'Abadage. Abadage igihe bakolonizaga u Rwanda ni nabo batangije irushanwa rya Miss Rwanda. Iki gihe bahisemo abari babiri amazina yabo ataramenyekanye, kubera uburyo ari kera cyane biranagoye yuko wagira ikindi ubamenyaho. Guhera icyo gihe irushanwa rya Miss Rwanda yongeye kugaruka mu 1991. Amakuru yagaragaye mu kwezi kwa gatatu muri 2017 yerekanye neza yuko mu 1991 batoye Miss Rwanda. Icyo gihe Nabuhoro Jeanne wavukiye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera niwe wahagarariye abandi yegukana ikamba. Icyo gihe Nabuhoro Jeanne aba Miss Rwanda yari akiri umunyeshuri yiga ku kigo cya Notre Dame du Conseil Byumba. Byanavuzwe yuko nyuma yaho uyu mukobwa yaje no kwitabira amarushanwa ya Miss y'u Burundi maze agatorwa mu b'imbere. Nabuhoro Jeanne byaje kurangira yiciye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Amateka akaba agaragaza neza yuko ari we Miss wa mbere wabayeho uzwi mu gihugu cy'u Rwanda. Yaje kuba akurikirwa n'uwitwa Uwera Darira watowe mu 1993 ngo azabe Miss Rwanda mu 1994. Uwera Darira yambara ikamba rya Miss Rwanda yaje guhembwa amafaranga 50,000, ahabwa ibindi nk'amavuta, amasabune ndetse n'imyambaro byari byatanzwe n'abaterankunga bake bari bari. Ariko aba bose ntago bamenyekanye cyane kuko nta nyandiko nyinshi z'amateka zibavugaho. Nyuma y'imyaka 15 agahinda ari kose kubera ingaruka zasizwe na jenoside yakorewe abatutsi, ku itariki 19 Ukuboza muri 2009 mu mugoroba ukonje utagira uko usa, abantu benshi biganjemo urubyiruko bari bateraniye igikondo bategereje kumenya umukobwa uri buhiga abandi mu bwiza, ubwenge n'umuco. Mu bakobwa 13 bari batoranyijwe mu ntara zose z'u Rwanda. Bahati Grace amaze gutorwa, ibyishimo byari byose ku bari b'u Rwanda, cyane yuko icyo gihe u Rwanda rwari ruri guteza imbere uburezi bw'umwana w'umukobwa. Icyo gihe umwari yari ari gushishikarizwa kwitinyuka, abwirwa yuko ubushobozi afite ari nk'ubw'umuhungu. Bose intego yabo yari ukuzaba abaganga, abandi bakazaba abayobozi bakomeye, ariko bamwe izi ntego bahise bazisimbuza kuzaba Miss Rwanda. Nyuma y'icyo gihe abanyarwanda bose bibazaga undi uzahagararira u Rwanda mu marushanwa ya Miss Rwanda agasimbura Bahati Grace.
ariko icyizere cyatangiye gutakara kubera ko muri 2010 no muri 2011 nta kanunu ka Miss Rwanda kumvikanye mu banyarwanda. Abantu batangiye kurikuraho umutima batangira kwikundira andi marushanwa nka Guma Guma Primus Star. Muri 2012 nibwo hongeye kumvikana yuko Miss Rwanda igiye kugaruka kandi kagaruka ivuguruye. Muri Nzeri muri uwo mwaka igihe irushanwa rya muri rya mbere ifirimbi ya nyuma yaravuze maze Kayibanda Aurore yambara ikamba rya Miss Rwanda 2012. Mu mwaka wakurikiyeho habaye imbogamizi irushanwa rya Miss Rwanda ni Ryayo. Kayibanda Aurore yambara ikamba kugeza muri 2014. Gusa bwo hajemo impinduka. Ubundi Miss Rwanda yategurwaga na Minisiteri y'Umuco yifatanyije n'itorero Mashreka. Muri 2014 itorero Mashreka nibwo ryasimbujwe isosiyete yitwa Rwanda Inspiration Backup yari ihagarariwe na ISHIMWE DIE wari uzwi mu muziki nka Prince Kid. Nibwo yahawe gutegurira irushanwa mu gihe kingana n'imyaka 3. Byarangiye Miss Rwanda 2014 abaye Akiwacu Chrome. Rwanda 2014 ni nimero 3 Icyo gihe noneho abanyarwanda bicaraga bazi neza yuko Miss Rwanda igiye kujya buri mwaka. Irushanwa ryatangiye kwamamazwa mu bitangazamakuru ndetse umunsi wa nyuma waryo abantu bakarikurikira kuri televiziyo y'igihugu. Abaterankunga batangiye kuba benshi, Miss Rwanda agahembwa bishimishije ariko n'ibisonga bye ntibitaha amaramasa. Mu mwaka wo muri 2015 Ishimwe Kresnet umushushanyi w'umunyabugeni yanditse ibaruwa ihagarika ibirango bya Miss Rwanda yari yabashushanyirije kubera yuko yari yarambuye $1,100,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Bica mu nzira nyinshi ariko birangira Miss Rwanda ihinduye ibirango. Ni ibintu byakurikiwe no gushwana kwa Rwanda Inspiration Backup na Miss Kundwa Darren wari Miss Rwanda 2015 bitewe n'uko isosiyete yashakaga guconga inyungu z'uyu mukobwa kandi batabishaka. Rwanda Inspiration Backup yashakaga kugifata 30% y'amafaranga yose uyu mukobwa azinjiza yambaye ikamba ariko birangira babereye ibamba. Kuva icyo gihe Rwanda Inspiration Backup yabanzaga gusinyisha Miss Rwanda yuko bazamucungira inyungu. Byatangiriye kuri Mutesi Jolly wabaye Miss Rwanda 2016 n'abandi bakurikiyeho nuko byagiye bigenda. Ariko ya myaka 3 Rwanda Inspiration Backup yari yarahawe yari irangiye maze Minisiteri y'Umuco itanga irindi soko. Birangira Rwanda Inspiration Backup itsinzwe nitwa General Logistics Services ariko Prince Kid yarajuriye birangira we n'isosiyete barisubiranye. Muri 2021 hakozwe impinduka ku byagenderwagaho muri Miss Rwanda. Uburebure umukobwa yagombaga kuba afite ngo yitabire Miss Rwanda bwakuweho n'imyaka ntarengwa iva kuri 24 igera kuri 28. Ibihembo birongerwa, uwaritwara agatangira gufashwa kwita ku mishinga ye agahuzwa n'abaterankunga ngo babashe kuyishyigikira. Byarangiye Miss Rwanda mu maboko ya Rwanda Inspiration Backup ishyizwe akadomo muri Gicurasi muri 2022 ubwo Prince Kid yatabwaga muri yombi akurikiranyweho ibyaha birimo ihohotera rishingiye ku gitsina akorera abitabiriye irushanwa mu bihe bitandukanye. None se irushanwa ryari ryarigarura imitima ya benshi, ryari ryarahindutse inzozi za buri mwari wese w'i Rwanda, ryaba rizagaruka? Twese dutegereje igisubizo cya kino kibazo. Kugira ngo uzabone igisubizo mu ba mbere, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, hasigaye ukajya ukurikirana ibiganiro byiza nk'ibi ngibi ahanini byibanda ku myidagaduro.